cyane ariko kumeza hari ikintu. Oya. Ukuri isaha yose uri kumwe n'umukobwa? Cyane. Yes, reka twongeye tubasuhuze kandi tubifuriza ishya n'ihirwe. We wakoze subscribe kuri Icyizere TV Rwanda aho uherereye hose, umujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengera bwaryo, tutibagiwe n'intara yacu ya gatandatu ya diaspora. Turabasuje kandi tubaha ikaze ku Icyizere TV Rwanda. Uyu munsi rero mu Icyizere TV Rwanda tubafitiye abatumirwa bameze fresh. Tugiye kuganira nabo kugira ngo twumve ibyo batuzaniye mu Icyizere TV Rwanda. Ndabona rero hano iruhande rw'ibumoso bw'umugabo uri hano hari umukobwa mwiza cyane. Umukobwa mwiza cyane umeze fresh. Ni wa wundi bavuga ngo araseka ngo amasara agaseseka disi we. Uramubona? Disi we. Ni inzobe araka. Niko nyampi. Ndabize mu Kinyarwanda rero kubaza akazina biragora. Ariko reka unyemerere uyu munsi umbwira akazina kawe disi we. Izina ni ryo muntu rwose. Mutesi Elise. Ubaka kanya turi muri studio z'Icyizere TV Rwanda. Icyizere TV Rwanda kigira n'Icyizere Bar and Restaurant. Ese muri aho ngaho? Yes, ese ko hari Icyizere TV Rwanda hakaba n'Icyizere Bar and Restaurant. Wowe muri aho ngaho ubarizwa hehe? Ni byiza kumbaza barizwa mu Cyizere Bar and Restaurant. Yes, ubarizwa mu Cyizere Bar and Restaurant. Yes. Okay. Ariko ntago ari byo gusa hari naho kuryama byose birakorwa. None rero tukiri aho ngaho reka mpite nkwibereza akabazo kwa matsiko. Ese nk'umukiriya umuntu ugeze bwa mbere muri Icyizere Bar and Restaurant mu mwakira muti? Yes, tumwakirana ubwuzu mu rugwiro kuko abasanze abantu bafite ubumuntu ntabwo basanze inyamaswa. Yeah. Kandi mu Rwanda rwacu uragendwa neza, tugomba kwakira abantu bose, tukabakirana ubupfura, ubumuntu byose bikubiyemo. Nyabuneka rero umuntu rwose ushaka kwakirwa neza naze mu Cyizere Bar and Restaurant. Bafite ngo amacumbi ngameze neza barabimbwiye, kandi ndashaka kuzararamo nkumva ukuntu bimeze. Sase nzahirarana cyangwa mu mufite abantu bo kurarana nawe. Ya wowe uzaza hari ukuntu uza unaniwe ufite mu rugendo ukaryama ukaruhuka, cyangwa se waba ufite umushyitsi wawe ubona kandi urugendo rukomeje mukabasha kuruhuka, mu gitondo mugakomeza urundi rugendo. Yes, murakoze cyane. Rero iburyo bwawe ndi guhabona umugabo ukuze ushesha kanguhe, ndabona uko agaragara mu maso ni intyoza. Reka atwibwire nk'umuntu mukuru. Turakwakiriye kuri Icyizere TV Rwanda. Urakoze journaliste. Nagira ngo mbanze nsuhuze abakunzi b'Icyizere TV, Icyizere Bar and Restaurant. Bagira amahoro. Amazina yanjye bwite nitwa Jean Paul Nkundabanyanga. Jean Paul Nkundabanyanga. Koko se ko nibyo? Hanyuma ariko oya buretse gatoya iryo zina tubanza turitindeho gatoya. Nkundabanyanga rwose nibyo koko. Ariko n'abankunda nabo ndabakunda. Aha, kukana ahubwo niko nashaka kumva. Okay. Ndabakunda, abanyanga bo rwose bwo bakunda cyane. Ndabiyegurira ahubwo. Hanyuma ariko hakaba n'izina ry'ubuhanzi abakunda kureba filime nyarwanda, banyita Mzee Keve Babala. Mzee Keve Babala. Okay. Umusore mwiza nkanjye. Noneho narushijeho no kuba mwiza kuba nicaranye n'inzobe. Ahubwo se Mzee tukiri aho ngaho ko mbona ushaje ukaba uvuga ngo umusore mwiza urashaje? Umujene nkanjye, umujene wicaranye n'ingumi ngana cyago ndashaje. Journaliste. Umejye kunsebya. Ate ko kantu ntabwo ari sawa rwose. Pe. Muri makeya uri muri isazura. Nuko. Oya ariko ntabwo nshaje nongeye kuvuga. Okay, reka tureke ko kantu ko kuvuga ngo urashaje. Uri umusore rwose uri gikwerere turakubona umeze neza.
reka twinjire rero muri ubwo buhanzi bwawe. Ese mzee nakoda umbabarire umbabarire mu cyubahiro niko abantu bize bamera. Mu mbabarire mu cyubahiro nabagombaga ntabwo nabonaga ko turi mu rungano. Nibyo Umusore Babarawo rwose. Ese ukina muri iyi filime nyarwanda kugira ngo n'abantu bakurikiye Icyizere TV Rwanda abe yagenda sacinga arebe muzehe Babarawo Kevin? Abantu bakunda kureba Icyizere TV baze gukora ku mashini bareba ahantu handitse ngo 5 birahaka. 5 birahaka itambukaho iraryoshye ni nanjye wayikinnye, mbese nyine 5 birahaka ni inzobe. aho utangiye kumutera isoni wowe kabyara we, ariko hindukira umurebe turebe. Akosha ni byiza pe. Hanyuma kuri yandi mafilime yo rwose ni menshi. Hari iyo twahereyeho bita Kigali si Kigoma, zirara zishya bwacya zikazima. Hari yewe ni nyinshi hari nizo ntibuka. Bishatse kuvuga ko muri uru ruganda rwa sinema uri umusitari pe. Naho nyuze niyo ninjiye mu kiliziya kuko njyewe nkunda gusenga. Abakobwa nk'uyu basa n'uyu baryana inzara bati ati dore Babarawo ati nguri yarayise. Okay, tukiri muri ibyo bya sinema rero muzee, nako musore wo kabyara we mbabarira nawe. Oya batera bakibagirwa. Kandi abana b'iki gihe baba barariye dodo nyinshi. Reka tugaruke ku ntama yacu. Ese waba waratangiye ibintu bijyanye na sinema ryari? Sinema nahereye kuri théâtre public. Théâtre nayitangiye muri 87. Nibwo twatangiye théâtre zisensibiliza abaturage, zibigisha nko mu master. Kuko ndibuka ko hari iyo twasohoye yigishaga abantu uburyo bagomba kwirinda virusi ya sida, nibwo sida ari ikigera mu Rwanda. Iyo yazengurutse igihugu. Ubwo hari muri 87. 87 bijya kurangira 88. Aho hanyuma tuza gukomeza tukajya dukora n'izijya ku maradiyo nazo ariko zigisha abaturage. Hanyuma 2000 ngira ngo na 7 nibwo twatangiye gukora sinema nyarwanda. Théâtre tusa n'abazisubika ku ruhande, ariko na n'ubu théâtre yigisha nta kibazo kuko ndi n'umwanditsi, ahubwo ariyo ngiye gusohora ibwira urubyiruko ko sida ntaho yagiye, igihari be kwirara ngo bamanukiraho ikazasohoka kuri ngo bamanukiraho nk'uko bivuze. Ikazasohoka ku Cyizere TV nayo muzayiba. Okay, muri rusange niyo mpamvu wari wicaye hangaha ku Cyizere TV Rwanda, waje kumenyesha abantu bakurikira Icyizere TV Rwanda ko wafitiye filime igiye gusohoka rwose, ikazaca ku Cyizere TV, ikazakinwa n'inzobe nk'izi, abajene, inkumi nka ziriya rwose, ndetse tukifuza ko twazanayikorera hano. Reka tugaruke rero kuri wa nyampinga wacu. Aka afite udusoni disi we, izina ni ryo muntu, ni Mutesi pe. Ni Mutesi agira udusoni, yaratese. Ahubwo journaliste ugira ngo
ndahaguruka niyongereyeho ibiro cyangwa muri make ugiye kunyiba ibiro neza buriya rega amaso ararya ndikabura ukabyara wese ko nageze mu cyizere byose birahari mu cyizere ibintu byose birahari inkoko inkwavu inzobe nk'izi icyo kunywa nta kibuzo mu cyizere. Yego reka tukomeze kuri cya cyizere bar and restaurant. Hari ubwo nigize kuvuga ngo mufite amacumbi ameze neza, ariko nyine jewe ntago mbizi ndi kuvuga nk'umunyamakuru, nshobora no kuba mbeshya aya macumbi atanahari, ariko nkuko wabikomojeho dusobanure neza. Ese mufite amacumbi ateye ate? Harimo iki muri ayo macumbi yanyu ku buryo umuntu yakifuza kuhaza bitandukanye n'ahandi hantu? Ni heza, buri wese yakwifuza kuharyama. Icyumba harimo dushe na toilette, hashashe neza, hari inzobere zo gusasa. Ku bantu b'abapapa baba batagize icyo bitayeho ngo tubafite n'amavuta bisiga. Murabasiga ayo mavuta rero, ayo mavuta. Oya journaliste ndararumu ndararumunsige urarara bagusige. Okay, ubwo amavuta ni umwihariko ku bagabo, wabyumvise? Rwose. Akandi kana kubera ko abakobwa baba bafite agasakoshi harimo amavuta, agasokozo cy'akaroso. Abo bantu b'abapapa baba bibashye ntabwo baba yabyitayeho, batugomba rero kubitaho bagasubira mu rugendo bameze neza badakorwa n'amasoni. Ni karibu turabahamagaye, hakaba harimo ibyo kurya, ibyo kunywa, byose biba bihari. Yes, waba ari inkoko nziza, urukwavu, ifi, byose biba bihari mu Cyizere bar and restaurant. Yes, abakunzi rero b'Icyizere TV Rwanda namwe murabyumva, mugane Icyizere bar and restaurant, duhere hano Nyamirambo kwa Mutwe ku gahanda k'amabuye, sibyo racyandibeshye? Okay, aha, reka tugaruke kuri wa musore wacu. Urumva rero musore wacu Paparawo watangiye sinema kera cyane, urazi uburyo sinema zaje mu Rwanda ndetse na sinema ziriho ubu ngubu uri kuzibona. Ese ni rihe tandukaniro rya sinema mwakoraga muri za 87 no muri 2007 ririho ubu ngubu muri uno mwaka? Bitandukaniye tugera duhe nk'ishusho yo muri za 87 kugeza 2007, nanone guhera 2007 kugeza ubu ngubu, duhe ishusho yaho uburyo bitandukanye. Urakoze. Nubundi navuze ko nza kubivuga mbere. Watangiraga sinema ikarangira isize icyo bita message, ubutumwa, uwayikurikiye akagira icyo imwigisha. Urumva rero ubu ngubu ho ni bya bitwenge, ni ukujya hariya bagatera urwenya, ni uguseka gusa, ku buryo abazireba bashobora gutahira guseka ntacyo zibigishije. Nabyo ni byiza guseka, kuko ibibi birasekwa n'ibyiza bigasekwa, ariko iza mbere zitandukanye n'izuba. Iya mbere yabaga ari ndende ikagira ibice byinshi, buri pariti ikagira icyo yigisha uzayikurikira. Tuvuge nk'iyo nakubwiraga Kigali si Kigoma, ifite ibice 5. Ukuvuga twarangizaga pariti ya mbere, ariko igize ikisigira abayikurikiye. Tugatangira iya kabiri, ikazagira ikisigira abayikurikiye. 3e partie gutyo, 4e partie, 5e partie gutyo. Naho ubu ngubu nshimye ko hari na korogati, ubu ni ukwisekera gusa. Sinzi niba twatahira ibitwenge, ariko sinema twahereyeho zigishaga uyirebye ikagira ikimusigira. Yego, ubwo aho ni ku kijyanye no kwigisha abantu bakabona message y'ibintu mwashatse gutambutsa.
reka tujye rero ku kijyanye n'umusaruro w'imibereho. Ese mu buryo bw'imibereho iyo za 47 n'ubu ngubu urabona iyo wagiye muri sinema ukenera transport, ukenera kurya, ukenera kwambara n'ibindi bigiye bitandukanye, urubizi wowe n'ubundi uracyari muri sinema. Ese bitandukaniye hehe no muri 87 mwatangiye sinema n'ubu ngubu muri no myaka turimo? Tugereranyize uduhe ishusho ry'imibereho y'icyo gihe n'iyo ubu ngubu. Okay, urakoze. Icyo gihe iyo bavugaga bati ugiye gukina role y'umuganga, byasabaga kuba wambaye ikanzu y'umuganga, bigasaba kugutoza ukinjira mu buzima nyabwo bw'umuganga. Niba ari umuganga ugira impuhwe ku murwayi, izo mpuhwe zikakuranga kuko ukabona uri umuganga. Ikindi wafataga script, ni ukuvuga igitabo cy'umukino, ukagenda bakaguha iminsi, ukagenda ibyo uzakina ukabyinjiza mu mutwe bikanakwinjiramo. Naho ubu ngubu ni ukuvuga ngo ni ukujya kuri sale, ukuvuga ngo script iba ifite director, umukinnyi wenyine, umukinnyi ntacyo azi, ni ukumubwira ngo ca hariya, ugaruka hariya, ngo subira aha, ngo uravuga ibi. Akaba n'igihe bavuga bati subira mu byo wavuze, reka da, kubera ko atigeze abiboroka, ugasanga biratandukanye ndetse bikazagora n'uzeditinga iyo filime, biratandukanye. Ubwo hari icyo nashatse kuganishaho ariko ntago uri kukisobanukirwa neza ngo uhite ukinjiramo. Nashatse nanone kujya mu bijyanye n'amafaranga. Ese uburyo mwinjizagamo, tuvuge nimba watakaje umwanya wawe wakabaye uri kwita ku muryango cyangwa uri gukora kandi kazi, ariko wagiye muri sinema, tugereranyize n'ubu ngubu iyo wavuye mu muryango wawe ukavuga ngo ngewe ngiye gukora iyi filime runaka, igomba kunsigira ibi ngibi bisimbura wa mwanya nakabaye ndi gukoramo ibindi byanjye mu rugo cyangwa se no mu kandi kazi runaka. Urakoze cyane journalist. Mpereye kuri iyo filime yigishaga abanyarwanda uburyo bakwitwara kuri virusi ko yageze mu Rwanda. Yazengurukijwe igihugu na icyahoze ari komisiyo y'igihugu yo kurwanya sida mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo yari CNRS, ubu yabaye komisiyo yabaye ni RBC y'ubuzima. Yari urakoze. Ni ukuvuga ngo twasinyaga amakontara, bakavuga bati iyi role kuko uzayikina azakina birangira apfuye. Yego, urumva iyo role yo gukina upfa yabaga iremereye kurusha izindi. Urumva kontara yawe igihembo n'icyanganaga n'uzakina ari mu muhanda cyangwa se yicaye ku ntebe arimo gutereta. Buri wese yagiraga kontara ye, ukagenda ugasinya, ariko nanone bitewe na nyiri ugupatana uko yapatanye. Tuvuge ntabwo ari ukumena ibanga, kuko ngewe nakinaga role ndi umusore ukunda abakobwa, nyuma ariko virusi ikampitana, ngakina irangira nkinnye ngagaye imbere y'aba bakobwa. Si ibanga nandikirwaga kuri kontara yanjye, nandikirwaga 40,000 ko nakinnye. Imodoka ari iya minisiteri, ibiryo ari ibya minisiteri, n'abagize n'ikibazo yenda ndwaye nk'inkorora tukaba turi kumwe n'umuganga. Ubwo ni ukuvuga ngo umunsi umwe wandikirwaga 40,000. Imodoka ari iyawe, ibyo kurya ari ibyawe, aho ndaye akaba ari wowe. Imodoka se nizo mu Cyizere TV ra bishyura
ndabona baje gupakurura ya marikeri ameze neza hano. Ntago twabyinubira kandi n'ubundi byose ari ibyacu hano mu Cyizere TV. Okay, noneho rero tubwire, n'ubundi uracyari muri sinema, urumva amafaranga icyo gihe yari arimo kandi yari afite n'agaciro. Ese ubu ngubu wowe iyo wagiye gukina n'urugero gereranya umusaruro wo muri icyo gihe, ese ubu ngubu noneho ubona bihagaze bite ugereranyije n'ayo mafaranga wabonaga muri icyo gihe nayo uri kubona ubu ngubu? Ubu ngubu se icyo gihe twari bake, naho ubu ngubu barabyigana. Iyo ugaye agashahara bakugeneye baravuga bati gendere, hakaza ahubwo wabaha make kuyo bari baguhaye. Ubu abacteur abactrice babaye benshi, ariko icyo gihe twari mbarwa, niyo mpamvu habonekaga amafaranga menshi. Ese reka nkubaze aho ngaho ukivuga ngo abacteur n'abactrice babaye benshi, ese ubona ari bibi kuba barabaye benshi cyangwa ni byiza kuba barabaye benshi? Oya, ni byiza kuba ari benshi, ahubwo ikibazo ni uko badatozwa. Bajye babanza babatoze bakine ibibarimo n'ibinyigisho ibikubiye. Yego, urakoze cyane mushiki wacu. Rero ndabona twatumye ababowadi kandi mu Cyizere TV, ariko se nta n'akantu k'akajini babazanye hano ngo mudutemo no mu kiganiro koko. Ndibaza gute mudutumira ntimutwakire. Nawe ni ikibazo. Ndi kumwe uyu nguyu niwe ushinzwe abakozi mu Cyizere TV Rwanda, akagisingwa no mu abakozi mu Cyizere Bar and Restaurant. Ubwo urumva ni manager w'abakozi bose. Gute uza mu kiganiro nta kantu wazanye mu hano ngo tujye dusoma? Yenda ikosa n'iryanyu. Iminwa yagagaye turi kumwe na manager. Ubwo kuko umuka byaremwe. Yes, reka rero tukubaza kandi kabazo tunasoza. Tubwire shishikariza abantu bashaka kuza mu Cyizere bare, se byagenda biti? Ni byiza, turakwakira. Haba hari umucuranzi aragucurangira ugasusuruka, waba unaniwe ukajya ahatuje ukaba waruhuka mu bitekerezo. Byaba ngombwa ko ushaka no kuryama tukakwakira. Kuryaho nk'ibisanzwe nta muntu warya tawe. Yego, ubwo mubahaye ikaze muri rusange. Ni kare cyane bose. Abakobwa beza babakira bafite umuco w'Abanyarwanda. Mwaka byaramwe nanjye ahantu baranyakira. Harimo wowe. Okay. Nanjye ntabwo nabura murabyumva. Murabibona rero, umuntu wakiriwe n'umukobwa mwiza nk'uyu nguyu nta mpamvu yatuma utagaruka pe. Ntago bibaho. Habone baze biruka. Babanguke ni ahubwo journalist. Ntabwo ndi bushingura amanaha. Okay. Biragenda bite rero? Tubwire. Ntabwo ndi bushingura amano kuri iyi ngumi. Reka. Uwo nguwo ni manager afite amafaranga. Ni manager. Aranubaha. Erega buriya nta umuntu bajya gutora ngo bumuyobozi w'abantu. Hari ikintu baba mubonyemo. Nukuri ni inzobe ihiye. Nukuri inzobe itoshye. Ariko muze rore baguhaga nizo pe. Okay, reka rero dusoza nibarize uyu musore wacu. Murabona muri sinema kera watubwiye ko mwari bakeya, akaba ari niyo mpamvu mwinjizaga amafaranga menshi. Hari ibibazo wagiye uhuriramo nabyo muri sinema. Ese ni ibihe bibazo wumva waba warahuriyemo birenze ibindi? Sinema ntago harimo ibibazo cyane. Icyagoranaga ni repetition. Repetition ya script. Repetition. Kuko ndibuka nyina muri mashirika, hari witorero bita mashirika. Twarepetaga 2 fois par semaine, samedi et dimanche. Tukinjira hano muri Saint Paul muri ya salle. Reka dusubire inyuma gatoya. 2 fois par semaine. Hari abantu batazi igifaransa muzeyo ukabyarawe. Kabiri inshuro ebyiri mu cyumweru. Okay, nge nshobora kuba nabyumvise ariko abandi batabyo. Kabiri mu cyumweru. Kabiri mu cyumweru.
aha tukomeze rero. ubwo habaga ari kuwa gatandatu no ku cyumweru. Abenshi bari abanyamakuru kuko na Mukeshabatware yari arimo na Mbonimana Silas. Tukinjiramo ubwo ni ukuvuga satani, tukavamo saa 12. Ariko twabanzaga gukora siporo. Hari umukobwa wari directrice witwa Azeda Hope Semana, niwe wari umwanditsi akaba n'umutoza, ariko yakoraga siporo ni nk'uwo nguwo rwose, ni bamwe n'uwo rwose. Noneho rero ikibazo cyabonekaga ku bantu bataha kure ni imitahire. Nta modoka nk'umuntu watahaga i Kanombe, byamusabaga ndetse no gukoresha n'amaguru. Icyo nicyo kibazo cyariho moyen de transport. Kuza no gutaha. Naho ubu biroroshye, ubwira n'umumotari uti ngeza aha n'aha, umumotari akavuga. Urakoze cyane. Noneho rero dusoza, ni iyihe nama wagira abantu bari muri sinema cyangwa bashaka kuyinjiramo muri iyi myaka? Inama nagira abantu bari muri sinema, nge numva bikabya nibakine ibyo batojwe, kandi bakoreshe ikinyarwanda cyumvwa na buri wese. Niba ari ikinyarwanda ukine ikinyarwanda. Nabo njya numva bakina ikinyarwanda ngo nataraza se ni ikinyarwanda. Bakosore langage, niba filime ari ikinyarwanda bakine mu kinyarwanda. Ikinyarwanda niyo rangamuntu y'umunyarwanda. Yes. Murakoze. Yes, reka mbabwire rero ko mwari mukurikiranye Icyizere TV Rwanda. Dufite Icyizere Bar and Restaurant, dufite ndetse n'Icyizere Record. Aba ni abatumirwa twatumiye mu Icyizere TV Rwanda. Nimubona bashoboye mu byandike muri comment. Ubundi dutegereza filime y'uno musore yambujije kumwita umusaza. Ubundi tubahaye ikaze mu Icyizere Bar and Restaurant. Ni karibu, mwakoze cyane kubana nacu. Ciao ciao. Murakoze.